Mutesi gatesi mutesi. Ura. Mutesi ko nsigaye ntaha. Natanga sanga mwasinziriye rimwe se tukibona nanone urabona twe turi hano urabizi ko nandi hano gusenga. Urumva mwana wanjye reka nguhane dore na nyoko yarananiye. Nuko ndamubwira ntiyumva. Muri iki gihe bisaba kwitwara neza kugira ngo Imana ikugire neza kandi uzabone ubugingo buhoraho. Ngo ni wizera Yesu Kristo uzakizwa. Urumva ukamwizera kandi ngo nta kindi Imana yatangiye umwana wayo nukugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo. Wizere Yesu ugende nkawe ukore nkawe ntuzitware nkanyo. Urumva dore ndaguhannye ntuzitware nkanyo. Mwana wanjye reka mengiye rero ngiye gusenga turimo turasengera igihugu turimo intambara ni nyinshi ibyago ni myinshi tugomba gusenga tugafata Bibiliya ijambo rye mwana wanjye rero ndeba se ujye umvuga undeba iso amagambo yakubwiraga buriya wayumvishije ayumvise ko ntago mbikunda birabinira ari kumbwira iso nakakubeshye nakoze uburanda batunga ndabambika mbagura inkweto mbarira amashuri muriga none ndashaje mwana wanjye nubwo nshaje iso twahuriye mu kabari Nyamirambo turateretana turabana reba ukungana reba n'abandi bose ko bangana nta kintu yamagana n'igiceri yari inyweraga ari umusinzi kandi abanjya ngo ni umusinzi urabibona ngo yagiye mu barokore ngo agiye kwakira agakiza nge simbizi none ubu rero ndashaje nsimbura mu buraya ujye uhera ruhande yaba umushumba yaba ushaje yaba umusore yaba iki bajya guha amafaranga mwana wanjye ujye uzana nanjye urunge uzansazure mwana kana nashaje nose mama ibyo n'ibiciri kunjyana niba warabikoze soje ngo nanjye bikomeze binyokame nase mwana wa reba ikiro kibire kiragura amafaranga 500 mwana wanjye ntaho ndashaje se nkibona ya 500 mwana wanjye ikiro cy'umuceri kiragura amafaranga 1500 nase je ibyo bintu kubijyamo numva afite gahunda nje none ujye ubahamagara ku telefone bagusenge mu rugo none papa azamubwira tugende nashaka je ndaraye yo none nashaka undi wavuga ngo papa aragenda ngagahanga banga kaza ngo yibesheje ngo yagiye gusengera kubera igize kandi papa bari mu murimo wiba nanjye ibyo bintu nshaka ntaga mbikunda rego ubundi mama ariko kumubwira undi papa uramubeshyera ngo ataha ninjoro kandi abavuye kubwiriza ijambo ry'Imana agira Bibiliya papa afite nibyo ariko mama nanjye reka mubwire nyine nubwo washa wagiye mu buraya rwose ariko nyine nta kibazo ndagusimbura ndabyemera rwose ninga umva sinza nta muntu ndasiga inyuma mama ndabikwemereye umva rero mwana wanjye ndabyemera rwose narabatunze ubu ntuhambaye neza agapasi ninjya kwakuguriye n'izi nkweto isari ikintu yakuguriye nta kintu yanguriye rwose ndashaje nsigaye ngenda ntibayame ngo ndashaje ujye ugenda uyakorere nanjye ntunge basaze neza ariko mama papa menye ko ndi muri bino bintu siyadutuka agazabimenya nagazabimenya ndajya nkukingira ikibaba njya mvuga ngo umwana yagiye kwiga ako mwana wa fise ari hehe nuko rero ngo yatambitse hano ngako fisi mama yagushaka ako mwana wanjye ariko mwana unaga mubona ko nshaje fi unaga mubibona twese twigira hino mwana wanjye cara hano mubwire mva rero mwana wanjye nakoze uburaya kugira ngo mubeho none ndashaje nsigaye ngenda abagabo bakanyanga nkagarukira dore umwana wanjye ni wowe wamaze gukura iyi n'imfurange ngira ngo urabizi reka ajya gukora ubusambanyi mugendane noneho ikigabo nikimutereta ujye umaka nk'imbwa kirukanka nk'uko nyine noneho nikimara kwirukanka muzajya mugendana nikimutereta uyu nguyu mugande tujye mu gihuru cyangwa turebe ahantu hiherereye noneho wowe wigire nk'abantu mu maroji ntabwo mu maroji bamwemerera ajyanye n'umwana gusa yari imyaka 18 yari yagiye oya ni mu gihuru kuko ntabwo bamwemera kujya muri roji noneho nimuzamujya mu bihuru uzajya ugenda mbere uturama ahantu uyu nibagenda ujye nishyuze mbere uzajya ubanza wishyuze mbere nyine kugira ngo tubone amarako akomana twazaba gutwetera umanaso yananiye mwana wanjye ese ukabona acagishije imbaragize hano mwakora